ziracagoye n'ubundi nubwo nyine intambara ziracyari wese aracyari wadubi nta nzira ziraboneka neza mu Minembwe twarakiriwe neza cyane yuko Rumbaduyi wari uhari hose mu madefense yose yorenga 10 yarakubiswa arahunga ariko nanone bamwe baracyari ko barereta neza mu Minembwe twarakiriwe neza yitwa Samsung Foot Rwanda ngaye nguko kurya abaturage bose babasha kugenderanira ndavuga baturutse Bibogobogo Rusuku na Minembwe. Okay, inzira ziracagoye n'ubundi nubwo nyine intambara ziracyari wese aracyari wadubi nta nzira ziraboneka neza mu Minembwe twarakiriwe neza cyane yuko Rumbaduyi wari uhari hose mu madefense yose yorenga 10 yarakubiswa arahunga ariko nanone bamwe baracyari ko barereta kuri no misozi yose ihanamiye Mutambara rero iyo niyo mpamvu yo kwinjira n'ubundi zirafunguka ariko niyo gahunda yo gushakisha uburyo bwo kugira ngo inzira zifunguka abaturage babone izo bakeneye yuko nyine nta masabune nta munyu ibintu byose inzira ntizigenda ntibemerera yuko n'abashi bashobora kumanuka bakagenda bonyine wese n'abanyamurenge ariko nanone tubirimo yuko inzira igomba kuzoboneka gushaka no kudashaka. Hari ingabo za FARDC FDLR abarundi bivugwa ko baje mu Bibogobogo nta mpungenge mwamufite ko bashobora kongera gukomeza genocide batangiye muri ako gace. Yego ayo makuru twamaze kuyarumenya hari birimo bipangwa ariko nyine impungenge ntizabura mu gihe hashobora kuba haje mu genocide nk'abo ngabo bintera hamwe ariko nanone hari icyo abakuru barimo bapanga kandi nyine agomba kuba gutabarwa n'ibyo. Bamwe mu ngabo za Yakutumba dufitiye amaudio bavuga ko ngo mwabateye ngo barabirukana byaba ari byo. Twebwe ntabwo tuza dutera iteka ryose n'ukwivuna mu gihe dutewe dukurikirana aduyi ariko twebwe ibihe byose nta bantu tuze dutera mu mihana yabo iyo biba gutyo twari kuba tutaragiye aho ngaho twaragiye na za Gipupu na za Rurenge ariko havugiye amasasu niyo twakurikiye n'ibyo gutera nta bitero twabagabyeho uretse kuba badutera tukabakurikira. Afande Rugabo hari amakuru dufite ko hari ingabo nyinshi z'abarundi zaba zazamutse za Kageregere ndetse na za Kaziba bimeze bite muze no kutubwira nuko ngo Mwenga ishobora kuba yafashwe nibyo. Amakuru ya Mwenga twayumvise njye ubwanjye ntabwo nabashije kuvugana n'abariyo ariko abacu bariyo bavuga yuko bamaze kwinjira muri Mwenga bayifashe ayo na makuru dufite ariko tutarabonera gihamya yuko umuntu atari kuganira nabo naho abarundi barazamuka buri munsi no kuva twava Kaziba bakomeje bazamuka za Murenge bazamuka berekeza uruhande rwa za Kageregeri iriya ndondo yose aracari amaka menshi y'abarundi iyo umugambi n'ubundi uracari wa wundi nubwo hari abo twagiye turasa n'abandi bamwe twanyuze hirya y'amaka yabo ariko nanone gahunda zabo ziracari za zindi ariko natwe turi tayari. Umuntu yakwibaza kuki Kaziba mwayifashe murayirekura? Kaziba kuyifata tukayirekura ntabwo ariyo yari intego yacu yuko ntabwo dufite gahunda zo kugenda dufata uturere uretse naho ngaho n'indondo twayigezemo turatambuka n'ahandi hose na Mikenke twaratambutse na kwa Murima twarashe aduyi turasura tuvayo ariko icyo twashaka kwari kugira ngo dutahe tubanze tuzamuke tugere mu misozi y'iwacu ariko nibiba ngombwa tuzongera dusubire nibakomeza batoteza abaturage. Amakuru avuga ko ngo mwaba mwariyunze na Mayimayi Rushaba byaba ari byo. Ayo makuru rwose ntayo turamenye kuko nzi kuko hariyo delegation yabo yagiye kubonana n'abantu ba FC ariko ku ruhande rwacu ntabwo n'abantu bacu kugira ngo bagire izo baganira ariko nanone nabwo bavuze yuko bashaka kugira ngo biyunge n'abandi mu mugambi wo kwibohora rwose tuzobakira n'amaboko abiri nta bibi yuko n'abakongo barimo. Abaturage ba Minembwe ba Mikenke no mu bindi bice by'Umurenge bari bamaze iminsi bataka ko no kubona umunyu isabune ndavuga ubuzima bw'ibanze cyari ikibazo ubu bimeze bite? Abaturage baracyafite icyo kibazo hariho imyunyu mike y'indege yazanye ariko bagerageje gusaranganya n'abasirikari n'abaturage ariko iracyari mikeya ingorane zose ziracyahari urumva inzira zose barazifunze ariko twamujyana iyo abaturage baranezerewe yuko bafite amahoro yuko icyambere ni amahoro ibindi bikazabona gukurikira ubu duhe tuvugana nawe ndicaye no kwa Karaha iruhande rwa Rumundu abantu bose baragenda imirimo ko barahinga ko baratera ibishyimbo
ibigori bireze ku bwinshi, ibijumba byinshi, ni ukuvuga ngo abaturage bafite amahoro menshi, nubwo bashobora kuba ari two babuze dukeya, ariko ikinini ni amahoro kandi abaturage baranezerewe, baratabawe, ingabo ni nyinshi, ntabwo bagifite ko bararyama bagasinzira. Afande Rugabo, abantu benshi bakomeje kwibaza kuki Uvira idafatwa. Uvira iracyari muri gahunda yo kurumva habanje kuba ibibazo bya CCLF, habayeho na negociation d'abord n'abarundi bavuga ngo nibareke kuza Uvira nabo bagiye guhagarika intambara, ndetse ntibazosura no kurasa, harimo ibintu byinshi birimo biganirwa, ariko mu gihe nanone imishikirano idakunze imbere n'ibyo kongera gashotora ingabo zacu takizatuma na Uvira nayo itabasha gukurwamo. Turabashimiye cyane, murakoze Afande, Imana ikomeze bafashe. Murakoze kabisa namwe kumweza umwanya wanyu. Yego, Meki, ubona ko iyi Nyangezi na biriya bice byafashwe ku munsi w'ejo byaberagamo intambara, haba za Rusuku, Kamanuka, ariko iyi Nyangezi yo kwa gatanu w'icyashize yabereyemo imirwano, ejo yabereyemo imirwano. Nyangezi mu birometero 28 ujya Goma, ujya cyangwa Bukavu, ujya Bukavu, ariko ukanareba none ukumva ngo imbere yaho ngo za Nyantende nabo barwanya ibirometero hafi 12. ahangaho abazarendo bahangaha bari bakaniye ku munsi w'ejo, bazanye ngo na FDLR na barundi bari ba deployed. Abarundi baramenywe cyane, so gusa ndabona n'amakuru akomeye kuza bose mu mwengatombe, ariko si mwenga yose, gusa urumvikana ko Emetura amaze gufata igice kinini cyane. Ariko urumva mwenga hatarimo kandi tugiye kuri mwenga mu kanya, ubwo abo bimbwira amaze kwigwa n'abantu benshi cyane, kandi harimo abo mbanizeye. Hari abantu buvuga uti uyu mbese amakuru bagwa n'abaye informa cyangwa se n'abandi bantu badufasha. Hari abara informa by'umwuga, hari n'abaye informa n'abantu batwinforminga bakabatwera amakuru. Yego, hanyuma icyo nshaka kuvuga, Nyangezi yabaye imberenge rwose pe, ni imberenge kuri M23, iza ko nayo uyu munsi iri kubatera umuzunga. Nyangezi biramirwana buri munsi ku buryo n'abaturage babona ko bamaze kubirambirwa. Imirwano ya hato na hato, bazarendo bagarutse, bazarendo basubiye, bazarendo bagarutse, mwenga tombe, mwenga yavuyemo. Ubu bakubwira nako ntuza Nyangezi tombe, bakubwira ko bazarendo bavuze ngo tombe, ariko mu by'ukuri ntago bayifashe. Reka nkwereke mwumvisha akantu gahari ko bakabaza rero batarabasha kuyifata, barimo banasubiranamo kugira ngo byumve, nabo zimana abantu bayizereza cyane bitabikoreka uko bihagaze. Mbona mnajua tena pia hamna na nguvu ya kupika ule adui iko karembo, na Mungu napenda kwenda kumchokoza Ubu barasubira na mufade na wazana gusubira na kisha nikwambia kuki mwaje gucokoza M23 mvukisha ni mwenga mnaingisha vipi mwenga sasa tena na kuatakie kwenyeshe tunafikia na kufanya mwenga mwatake kwa sababu kuna maarme si tulinomba mtupatie maarme basi zile za sababu za mabomu hadi kuna bomu shefe mimi nasema shefe namuna ni mafuta ya bombe wako na maarme barasaba kuzafasha ngo ntazo yafasha wazando mukuntu bari kubura hivi natuambia kubwa tunafuata mwende mbona komana saa ndio kama tuko mshengle moja hivi sasa kwa maana vile sasa wanatuambia bwana mimi nipe mfanye hapo zote sasa tunafuata lugha mimi mpenda kufuata lugha mimi komana saba kama ni bakorenga na vitu kani na mnashinda nguvu sasa tu munini msesele sasa ngani kwambia mnaenda kushukana bose tuko musesele fe kandi koreza bazarezi sie tuko musesele fe nyie mugombani kumesha mnafanya vitu hivi sasa musesele fe tunafuatana njoo lugha tuko na jinsi nyingine ya kufanya mwendo kuatakia adui mwenjo mnaenda kuatakia adui tuko informer de tout et de rien tuko informer de tout et de rien adui l'ennemi ne vous a pas attaqué, c'est vous qui avez attaqué l'ennemi. Amuzina kukombana mnapenda kugogoza uchokoza vitu. Ntabwo bazi kurwana. Mfano mufite komando. Tumpacha arme. Sisi kumsesele tumpacha arme nini? Sisi kumsesele tumpacha arme nini? Si compromettre kwa loi hii. C'est quoi ça? Hamna nguvu ya kupambana leo. Hamna na arma, hamna kitu chochote.
nta mbaraga nta n'imbunda nta n'ikintu na kimwe cyose mufite. C'est pas bien, c'est pas sérieux ça. On a compliqué mon opération. L'opération est pas dans le programme. Opération inapangiwaka unalamuka saa asubuhi unalamusha unapanguza mapocha mumacho maana mimi ninafanya operation. Non, c'est pas comme ça. Opération inapangiwaka monsieur. Operasiyo amuna nani ni bodaboda. Naje turabisubira. No, mimi nasema operation inapangiwaka. Operation inapangiwaka. Ana unalamuka tu nikwambie unataka bibi yako kumeza sema no mimi nakumbana. No, abikanake vile. Itapangiwa na wanani na nyinyi mko mpesele fa? Mimi nasema hivi. Kama tu mtatengeneza na wanani na mwewe mko nyuma ya FARDC. Unapaswa kuanza kufuata ile necessaire fait automatiquement c'est tout. Mama mko nyuma ya FARDC, mnapaswa kuchukua ile necessaire fait. On n'a pas le choix. Wakati watu biko atake manake baache tu babakamata na mkono anabatiatake. Boba na observer c'est le fait na c'est observer c'est le fait. Ni mwe njo. Muri rusange urumva ko no gusubiranamo kwa Wazalendo na FARDC. Igitangaje nuko ari kumubwira ngo twebwe tuko mu CCRF. FARDC mu CCRF. Nabo bari muri CCRF. So kuki operation banani ngo nimwe none ndavuga ngo ariko se ngo ubundi ngo mwashaka ko batwataka ngo bakadufata mu mukono. Bafata mu none undi akamubwira ngo ntago babatatse nimwe mwabatatse. Nono yabanje kubwira ngo twebwe nta mbona dufite. Nono kiramubaje ngo none se ngo ko mwebwe muri CCRF ngo mwebwe ngo ubundi ngo aramubwiye ngo ntago ngo babaze gupanga operation neza ngo nigo tubyuka ngo kwikungura mu maso gusa gatomba kugomba gukora operation n'amaboda boda nigo turana n'umugore ugapanga operation n'umugore abyumva byose yagiye mubwira ibintu byinshi cyane ati none kiyavuga ngo none se ko muri CCRF ubundi ngo twebwe twagombana gutwarwana gute urumva FARDC irashuka Wazalendo ikazana impamvu Wazalendo ngo mwe muragenda mukabacokoza gusa ngo bikabanane ngo ntabwo muzi gupanga operation. Ariko se FARDC iravuga bya Wazalendo ngo ntibazi gupanga operation bo bayipanze iyo bapanze igakora wenda yamuheragaho urugero ni yihe. So urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane hano mwenga bikomeje kuba mwenga reka gatoya numbaze numva makuru shwabo. Ukeneye umutuzo no kuruhuka muri Edenia. Ukeneye View in Hotel bagufitiye icyo kunywa View in Hotel 33 ezinkeka ko tuzageraho tukaba twanayireka kuyivuga ko tuzayivugaho ariko ubona ko n'udutera shuma tukomeza kuba tuza rero kugira ngo bitubere byiza tuzajya tuvuga nyine ko habaye imirwano gusa kuko operation ziberamo hariya n'abantu bamaze kuhabwa ni benshi nuvuga ngo Nyange zimeze kuba nka sake niko wayibara cyangwa se kaba Kanyamahoro ukuntu byagenze ubu none mu bitero biruho Kanyamahoro nto yabagaho coalition yabo turigahora ibagira gute irasa kuri coalition yari yaragowe none ubu ngubu bahoraga tujya kibumba none beto nayo bayimereye nabi barimo baraza kwirasaho uki kuri Nyangezi surba ni ibintu bigoye gusa igihe ari cyo none kiri twareba nuko twajya kuri Inyange ntuzaruguru mwenga niri kuvugwamo imirwano bamwe bakuvuga ati ngo mwenga tomba ariko mwenga ntirabatombe amakuru avuga ko ngo M23 cyana twirwanaho bataragera kuri territoire ntabwo barajya kuri territoire hano ubwo baragera bari hano ubwo baragera kuri Kamituga ubwo bageze Kamituga bumva ko rwose filime nto yizinze naho batajya kuri territoire magara bakagera kuri Kamituga bya birangiye bavuze ko bageze ahantu hanini ko Kamituga nawo umujyi umujyi wa zahabu ko twavuga muri Sud Kivu byabivuze rero ko bageze gute umubiri bari gumya kumujwigiriza Kamituga haba n'inganda abisomeki uruganda rw'amabuye atunganya zahabu urumva ko byose ni ikintu umubiri ukomeza kujya guturumva rero mwenga ryo twavuga hanyuma turi mu yandi makuru y'imirwano nuko muri Masisi naho hari imirwano mu mujyi wa muri Kinigi baba ko ari imirwano yahereye mu gitondo aho Bazarendo bari kurwana bashaka kwerekeza Rubaya na Masizone ni imirwano itoroshye
bahitoroshye bakubwira ko ari imirwano urumva ku munsi w'ejo barwaniraga inyuma bavuga ko bashobora kurwana mu nyuma za Katari none ubu ngubu bari Kinigi uyu munsi bakubwira ko imirwano yaturutse za Cyugi izamuka Kabingo mu Kinigi kandi uzi ko kiriya Kinigi ni igice gituwe cyane uziko kuva Kinigi ujya Rubaya kuri moto ari 3,000 iri inyuma hasa nkaho hitaruye rero kandi noneho aba barwana baza Kinigi na hehe niza Ruziranaka na za Matanda na Kibabi ni abantu baho yego ni abantu baho barahazi inzira iki aho bagaba ibitero banyuze urumva ko rero ni urugamba rw'abantu bashobora kurwana banahamagarana mu mazina dutandukanye n'urunguru rwa Sud Kivu rw'abazarendo nibura bavuga n'ibirimi abo barwana nabo bataburwumva noneho hari akenshi basa nkaho bahuriye ku Kinyarwanda gusa Meki yego baraziranye urebye bwa ko ntabwo urumva n'abanyamasisi barwana ubwabo n'abazarendo ni abantu batuye hariya n'ahantu bashaka urumva mu by'ukuri urebye neza abazarendo njye ni nk'ibyo mbona byo barwanamo bashaka kuza kuri Masisi nk'ibi iri kubera za Nyangezi twerekanye abazarendo na FARDC mu mujyi wa Bukavu bajya basigamo hagati irakomeza ijya hehe Minembwe sibyo bivuze ko basigayemo hagati dore ibintu bibiri baragonya batesha umutwe M23 cyangwa se barajya mu byago uko niyo M23 turi kuza gufata teritwari ya Mwenga byaba bivuze ko abangaba baza basigaye hagati nta nzira nimwe basigaranye siyo magara nta nzira basigaranye filime irabibizingiyeho urumva ibintu bihari binashoboka ko M23 ashobora kosha M23 n'abanyamayeri cyane icyambere bishobora ko M23 abavuga ko abarundi ngo bazanye ingabo nyinshi cyeye kaziba abarundi bashaka gufata iki bashaka gufata umujyi wa Bukavu bivuze ngo bava kaziba bamanuka bajya he baza iza Nyangezi bagana za Nyantende hose na za Kamanyo hose barashaka ariko icyo ndi kwibaza hano ngewe byaba bivuze ko M23 iramutse ifasha teritwari ya Mwenga ikajyana za Kamituga umuzarendo uri muri hepfo za Warungu umuzarendo uri aho hepfo za Nyangezi muri teritwari ubwo ya Kabare Nyangezi muri Kabarera cyari muri Warungu yego Nyangezi ni muri Warungu ni Warungu ahubwo imbere yaho yego Warungu yego urenze hepfo ugeze Kamanyora hepfo urengeza Agatogota nibwo utangira kwinjira muri Uvira gutyo sibyo magara yego ubwo bivuze ngo ariko nuza Kamanyora iri muri Kabare Nyangezi mu misozi Nyangezi mu misozi Kamanyora ni muri teritwari ya Kabare ko umujyi wa Bukavu uri muri teritwari ya Kabare umujyi wa Bukavu umujyi wa Bukavu burya ari teritwari Kabare ikoraho naye ariko iyo bibaye by'imijyi muri Kongo bakunze kubaza cyane cyane amakomine yego amakomine atatu amakomine agenda akora ku materitwari Panzi Bagira na Ibanda ayo ngayo rero imwe Bagira niyo ikora hano kuri Kabare kuri za Kabare kibuga cy'indege cya Kavumu buriya iri muri Kabare yego ni ukuvuga ukagaruka mu mujyi bigiye bigabana ubwo ko wafata umujyi wa Rubavu burya harimo imirenge igenda ikoraho harimo imirenge igenda ikoraho reka dukomeze rero ijyari nuko urebye neza M23 iri gukora ku buryo yashyira hagati bano bazarendo n'ubanga abarundi bamanutse baje Kaziba bari kuza za Nyangezi nabo bazarendo bashobora kuza kwisangamo hagati icyo ni kimwe cyangwa se mu gihe M23 kuramo iyi Mwenga vuba kuko Mwenga urumva ko kuyizamo bamaze kuyigeramo ready byaba bivuze ngo abazarendo baragonye batesha umutwe umuntu wese uri he muri Nyangezi Nyantende even na Kamanyo bashobora kuhagira abazarendo bashobora kumanuka mu misozi urumva baragomeza kujya gute ejo bundi se ntibageze barwanira haruguru yaho urumva rero ni ibintu bavuga ko bitaza koroha ariko umuntu aza kubireba hanyuma rero ubwo Masisi nayo urabyumva uko bimeze gusa ikiyari tukora cyo kiganiro nuko amakuru atubwira yuko M23 yajyanye umusada uremereye ushobora kujya gute ushobora kuza kuba wakwigizayo bano bazarendo bakeka kuba abo kwande kwa Mutayomba
ikindi gihari nuko nanone ku munsi w'ejo muri Nyangezi mbere turagize gute yajyanye umusaza nawe ngo ubyibushye cyane uyu musaza bivuga ko ukurikije uko abagabo barimo bahanganye ku kiganiro tumaze kumva bigaragara ko bakubiswe ntago bavugana kuri batarakubiswe cyane bigaragara ko bakubiswe muri analize yanjye ariko twanabonye n'abari ku kiriyo bari kurira mu marira menshi bakavuga ko ari umuzarendo yakutumba ariko ntago twe tubyemera ko ari yakutumba wapfuye ahubwo byaba ari undi muzarendo ukomeye utari yakutumba sibyo kuko nabanga ntago bamuvuganiza kutumberega ntago yapfa kujya hafi cyangwa asanga ari General Kamama oya nawe se baba bamuvuze turabikurikirana ntago twabeshya Ajabu TV show